wibuke iki gitego cya Yokereshi cyavuye he ni baro bapashije Domani mu by'ukuri aba defenseur ba Everton yasigaranye n'umuntu umwe uyu ningo kuri gatatu ninde Michaelenko oya uyu wa Everton niyo basigaranye kuko abandi bagiye kureba Bukayo bareba Eze bareba Yokereshi batekerezaga ikintu kimwe uyu mwana umupira byanze bikunze nagari butekereze kuransa baro gutya aka kanya batekerezaga ko baro ayisubiza ku muntu uri mu mugongo we wari yaje barebane umwana arahindukira kuko Michaelenko bararebanaga ashyiramo video baraza kureba abari kuri tibe video zireke bararebanaga gutya arimo aramwataka we yatekerezaga ko kuko bose bari bateranye umugongo ariko Domani wafite baro yatekerezaga ko ari buhindukira agahita yisubiza inyuma rero ikintu Arteta yamuzaniye ari nacyo yakoze ni uburyo bwo guhindura umukino ariko muri ubu buryo kwihutisha umukino Arsenal yari yatangiye yarimo gukina umupira guhererekanya baro bisanzwe udupira twa hafi bakegerana bakaza bakagukura muri surface yawe bakajya muri babiri abandi bakaza bakabegera nyakuransa ziriya baro niba mwarabibonye reka unganire gatoga yego bundi Arsenal ari gukina nimero 10 imeze gute zira gukina nimero 10 iri nyine ya nimero 10 kina mu kibuga hagati yego bikumva muri Bercheze kandi ama espace arimo hariya yo kunyuzamo baro yari mato yasinzi natubyibuka niho narindimo ndavuga nyiranyije n'uburyo bakeneraga gukina cyane Victor Yokereshi na espace ari buze ko nazo kwirukanyiramo Bercheze nawe ntabwo yigushakira n'ikateye naguhereza match imwe 2-5 zananiye Bercheze kubera ari amablock ameze oya ntago yabishobora aho ngaho rero uhita ukoresha iki uhita ukoresha aba half number 10 hafu number 10 bameze gute n'abakinnyi baba bameze nk'abawinga ariko bari gukina binjira niba rero hari umuhafu number 10 mwiza uhari mu batoya Max Doman abenshi aka kanya uramutse ugiye kuvuga ngo profile ye akina neza ni iyi abenshi ntago bayimenya kuri aka kanya kubera iki Doman akina nimero 10 nk'iya Cole Palmer kuno Cole Palmer asigaye akina nimero 10 akina nimero 10 nk'iya Xavi Simons bana bakunda kwakira baro kuranda kinjira akina nimero 10 mbega yinjira iturutse ku ruhande iyo nimero 10 rero guhereza option ebyiri ashobora gukatinga in agashota icyo ni cyambere ashobora kuransa baro nka kuri yabikoze uri kumva cyangwa mu kimwe wa muntu uri gukina nimero 7 bagaswapa wa mu nimero 10 akajya ahandi wa mu nimero 7 avuye nimero 7 bamukurikira akahita n'ubundi niko byagenze reka uri kumva rero tactically ari nacyo Gadara ari kuvugaho ni masterclass ku muntu bita Mikel Arteta kumenya yuko type ya nimero 10 ufite mwaho ngaho ntago ariyo type ukeneye ibuze kuguhereza umukino ukeneye indi nimero 10 ikina bitandukanye niyo ufite noneho ukisacrifice ikintu kidasanzwe yari amaze gukuramo beto ashize mu bari ahantu batandukaniye umwe ni ingufu bose ni ingufu ariko byibura umwe ku kirenge barakina umupira mwinshi urangije wisacrifice umukaseri wawe mwiza Zubimendo umukuramo cyane ahasigaye usubiza inyuma Bercheze bisobanuye iki ufite mu deep lying playmaker umuplaymaker wasubije inyuma creativity ye nubwo ari inyuma yayiguhereza assist muri assist Bruno Fernandes afite 10 yazikoreye hariya Eze yari ari gukina bisobanuye ngo creativity yayiguhereza ari hariya kuko nyina byifitemo ngongeyemo undi mu nimero 10 nawe uri buza gukina icyo kintu cya half number 10 ari nakashakira umwanya umwe mu bagabo nyine babeza Arsenal ifite imbere ari Bukayo Saka muribuka igitego yahushije nyuma y'uko uyu mwana agiye mano yagihushirije n'ubundi niyo scenario yari yabaye bameze nk'abaswapa gatoya nyine uyu mwana uri gukina half number 10 niyo tactique ubundi idasanzwe niho naringeze mvuga ngo igitego cya mbere niba mwarabonye ahantu cyavuye ni ukuvuga ngo karite yazanye muri Arsenal guhindura umukino n'ikintu cyamuzanye n'icyo Arteta yamubwiye before kwaza mbere yuko mbigeraho nkagera no kuri uyu mwana amateka ye turi buvuge by'umwihariko Max Doman tumufite uko kwihariye yego cyane wacyare muri samari y'umukino muri rusange yego Sone yuko tumuvuga akunda abantu cyane Sone oya ni tarape uyu mwana mukuza kwe yongeye
ni volume y'umukino wa Arsenal mu buryo bwo kwihutisha umukino. Arsenal yari umukino wayo mu by'ukuri tutabeshyanye bari bawumetirije. Bukayo Saka bari bamumetirije, Madueke bari bamumetirije, ewe na Ebreches kuko bazi ko ari umushuteri inyuma ya surface barahamwimaga bamumetirije. Arteta yongeyemo umuntu wongera volume doje y'umukino we kugira ngo abakinnyi ba Everton babone ibintu bishyashya. Kubera yuko icyo kintu uvuze rwose nawe ndeba mu commentator wa Canal Plus kuri wa mukino nasigaye noyeze no mu cyongereza ndakora. Unavuze nko ku munota wa 65 ati now this Arsenal ngiri kumisinga kapiteni wa Martin Odegaard cyane kuko baramwerekana rwose no muri square navuga ati uyu mukino iri kumisinga pe bigaragara ari kuri no match. Iyi match nta hantu itandukanye n'iya Newcastle yaje akadeboroka byagenze gutya. So ubona ko uyu mwana akinjiramo icya mbere yuko yinjira mu kibuga Arteta yamubwiye ijambo yaramubwiye ngo genda mu kibuga ukora ibyo uzi gukora ariko uduhe umukino. Tekereza kubwira umwana w'imyaka ingana gutyo genda mu kibuga ukora ibyo uzi gukora ariko uduhe umukino. Mu by'ukuri n'umwana ko man of the match si uko wenda yatsinze na biriya bitego bibiri yahinduye umukino ku giti cyagaragara cyane kubera ko ino speed yazanye yo kongera speed y'umukino wa Arsenal mwabonye ko byibuze byese bigaragara ko n'ikipe yitwa Everton ko irimo creativity nyinshi cyane ni ukuvuga ngo wenda nituza kugera ku gitego cya kabiri niyo turi bugaruke cyane ni ukuvuga ngo iki Everton itarifite yabonye itarifite itari yanize yari yize uko Bukayo Saka akina, yiga uko Madueke akina, yiga uko Kanaka wese akina kandi ari neza ko afite kapiteni wa Odegaard. Ariko iyi profile y'uyu mwana ntabwo bari bazi ko uyu mwana ashobora muraza kumva ukuntu yaje kuvuga ni uno muhungu wakinira Liverpool wabyinaga gutya ni Sturridge ninde yego ndaza kugaruka ku magambo yavuze kuko amakomenteta beza twese. So uyu mwana yaje amaje kuza abantu babonye ntabwo yishyira ruhande rw'iburyo gusa oya yanagarukaga hagati akegerana na Bukayo n'umuntu witwa Ebreches ugasanga equipe ya Everton izanya abakinnyi babiri cyangwa batatu hagati y'uyu mwana na Bukayo kuza gukupa umupira uri bijya kuri Bukayo cyangwa kuri Eze uvuye kuri uno mwana bigasigamo espace. Mwabonye Martinelli hari ballon nawe yigize gufata nubwo yaje gupfa ubusa ariko yarivuye muri espace uno mwana yaje gukreye. Hanyuma gade kugira ngo twitagere ko n'ubundi nyuma y'umukino ya byinshi ufite kuza kubabaza nyuma yaho igitego cya kabiri tutakivuze uri kujya ese uri kwirukanswa ngize ngo urihuse uri kumva Antonio uri umwe mu bantu bajya bakunda kuvuga yuko inshuti na Mikel Arteta uriya niwe wanjye bijyanye n'uko amubonye since day one n'uko nagenda kuri umunsi ku wundi sibyo beho cyane vode yuko dukunze kubona abatoza benshi ushobora gutunga groupe wenda idafite ibihambaye cyane ariko akagira amayiri akamutwara ari nk'umutoza. Abatoza bafite cyane benshi cyane akaba n'umutoza agira amayiri cyane adasanzwe ariko akaba afite amayirima yamuha icyo akeneye sibyo. Uyu munsi wa none magingo yangaye Arteta ukunda gushinjwa kutagira plan nyinshi z'umukino cyangwa se wenda ushaka kuba atagweza amayira arenza amwe mu kuba yagutsinda wewe nk'umuntu sibyo. Ariko akavuga ati kano kanya nubwo bitameze gutya ariko kubareba cyangwa se kuhaniriza groupe equipe Arsenal kuva ku muzamu kugera imbere baravuga ashaka kwatara umutoza amayiri menshi ariko afite abakibambuye cyane kano kanya. This time groupe yiwe ni groupe yamuye icyo ashaka cyose ku buryo nakibona yuko yamwimara mutakibakeneyemo. Hari ikintu hari uburyo abatoza batandukanyemo na style bakinamo uburyo zitandukanye. Abatoza bakina dominance yuze y'umukino ntago baba abanyamayeri menshi uri kumva bo bizerera mu gukina no kuvuga ngo ikarita yabo barayizeye bizeye ko iry'izindi ku buryo ashyira focus yose mu kubaka no gukomeza umukino we. Aba opponents aba adversaire ahura nabo nibo bagira akazi kadasanzwe, nibo barara badasinziriye biga uko bakopinga n'umukino w'uwo muntu uri dominant. Uyu mugabo witwa Mikel Arteta ni afite formation y'umupira w'amaguru y'Abespanyol
guhera kuri equipe nationale kugera kuri club zabo ntabwo bakunda kwiga uko adversaire akina, bo bizera ibintu byabo, bizera urwego rw'umukino wabo ku buryo bimpoza, urumva. Noneho umuntu bahuye niwe ugira akazi kadasanzwe avuga ngo ndiga gukina n'aba bantu mu buhe buryo. Twareba umuntu ni ukuvuga ngo iyo uzanye n'umutoza w'umwespanyol nese fra niye mpamvu ikipe yose izanye umutoza w'umwespanyol ihita ikina umupira uri possession based. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bazi, ntabwo si ikintu cyo kogra ngo ntabwo arara adasinziriye yiga uburyo akina na bagenzi be. We ibintu byose arabikora yimprova umukino we, bari kuri YouTube bari ku mashusho y'amakuru Dawman byakoye cyane. Noneho bagenzi be bahanganye nibo bagira akazi kenshi barwana n'amayeri yo kumuhagarika. Umuntu witwa Mikel Arteta buriya ku mukino we no kugumaho, ikintu cya mbere mushimira hano twabikozeho deba amezi menshi yose y'iri Amerikato yo mu mpeshyi. Mikel Arteta urabizi ko na Victor Yokles bamutsindiriye, sibyo? Gadi ntitubyuka twese wandi kuko ntabwo uriya mwataka ikintu byari bisobanuye. Reka tukigaruke bura tunakimushimire kuko adendi nge mbona bibara cyane. Fata muri Liverpool bafashe ikipe, reka mvuge ngo bayigize y'abanyamahanga, ururimi si rumwe, umwe aravuga icyo ndakumva kiriya, niho bigera Mohamed Salah akavuga ngo umuntu uri kunkina mu mugongo ntabwo turabasha gukominika nyamara sezo yenda kurangira. Muri kumva Vode akavuga ati njyewe iyi mikinire come on, ni Mohamed Salah umwaka ushize akoze imwe muri sezo nziza niba atari nziza kuruta izindi zose Amateka ya Premier League mu buryo bwataka, ariko aravuga ngo uburyo iyi kipe yiyubatse banzaniye umuntu gukopinga n'ibintu akina bishaka kuntwara sezo, igice cya sezo cyangwa sezo yose. Uri kumva imbere uri kuzana abataka batari muri forme y'umuntu havuye, sibyo? Wenda ya Roberto Firmino wabaye mwiza muri yoje ya Klopp. No kuvuga ngo Mikel Arteta yanze kuva mu bintu bye akavuga ngo ndubakije ikipe. Reba urutirigongo rwa Mikel Arteta, arazana mu defense w'umwespanyol azabwira gukina ibintu byoroshye akabyumva vuba cyane jana kuje. Ane mpamvu twashimye uyu mwana iminota ya mbere kuri Anfield kubera kompoje n'ibindi byose yamubonyemo, ntabwo yibeshye abiswa hanagiye kumushyira ibintu azamusaba n'ibintu by'iyo profile cyane. Azanamo umwataka, ariko Mikel Arteta yirinda guhengekera umukino we kumwataka kugira ngo nibitabara ekipe itazagwa cyane. Uri kumva? Reba uyu munsi Arne Slot iyo aba yarazanye zake wenyine ntabwo Liverpool iri kuba ntabwo iri kubihari, sibyo? Reka nzane umwataka yego kubera ko hari ibyo mbura no mu mikino wo muri weekend wabonye ko ku mikino imwe n'imwe iborotse hari ibyo Kai Havertz mwiza mu gukina atari buguhe mu kumena iyo bloke, urumva, no kuyicamo agakina espace nka ziriya zo muri la goal area. Ariko Victor Yokles we utari busubira inyuma, utari butinde muri build up, arabizi ko uriya mwanya nuwe agomba guhiga ibyo no hari cyane, agomba guhagarara hari cyane. Iyo profile ndayikeneye na Guardiola kugira ngo bibe byiza kurushaho yarayizanye, ariko umukino wanjye simukoreho, sigomba kukiri wa wundi nawo ugomba kubunya. Uyu mwataka azagenda yisanga muri group, urumva, ariko n'igihe Victor Yokles bitabaraga Arsenal yaradeliverenze ndetse neza cyane. Arteta ndamushimira ko kuguma ku gitekerezo cye cy'umukino, urabona ko finally bigiye kubara cyane, bigiye kudeliveringa. Ikindi buriya abantu barekritiye Arsenal muri Mercato itambutse n'abahanga biteye ubwoba. Njyewe ntago twabara inshuro tumaze gusubiramo ijambo tuvuga ngo guhindukira ku ijambo ryacu tuvuga ngo ninde mwiza muri recruitment Arteta na bagenzi be bakoze. Mu mikino 5-8 ya mbere 10 Christian Mosquera yari clear pe yatweje no ku mukino wa mbere wani cyane iminota ya mbere bitize bose bitatinze cyane rwose. Iminota 5 yari hagije ya Mosquera amamessage y'abatano kana bakavanye bigenze. Twageze mu gice cya kabiri cya sezo ibintu birahindukira bijya kuri Martin Zubimendi, abantu bakavuga ni gute umuntu azagahagarara mu nkweto za Partey ntagiye bimusabye cyane, ari sezo ya mbere, ari imikino inga ya pre-season agahita atangira sezo agahagarara mu nkweto za Partey kandi nitubona icyuho. Abantu benshi Partey yagenda
Arteta baramurakariye, Arsenal bumvira batengushya ko ninde muntu twabona waza agahagarara muri izi nkweto kandi Arsenal ntihungabane. Martin Zubimendi ndabaza kuri ibyo bintu. Uyu munsi ndavuga ko inyamaswa yitwa Piero Hincapi ebana biragoye kunyumvisha ko atariyo deal nziza yakozwe muri iyi Premier League. Biragoye, ntabwo nabyumva ibyo bintu. Antonio ko numbazanye statement zifite cyane kuri wa nabwo ngubeshya Piero Hincapi sibyo. Rero umuntu witwa Ricardo Calafiori yasibye Lewis Skelly yari yatangiye kubona umwanya muri Three Lions bidasanzwe rwose. Tusheri yamaze kwemeza abantu ku buryo mu ikipe y'igihugu kumubanza yabaye umukinnyi udasanzwe ari inkuru. Ricardo Calafiori na composure na technique na maturité byose araza siba umuhungu neza turamubura. Tekereza ko within the same season tubonye umuntu hanagura n'uwo Calafiori kandi nawe twabona ko ari almost perfect, twabona ko nyine yujuje ibisabwa byose. Aba n'abakinnyi twabonye umuntu umurusha pace, umurusha ingufu, watakudefa rora ko umuntu iyo debate nawe mbona na n'umwe gacyana nawe ya Calafiori ni Piero Hincapi. Tekereza uzisenge kuri ninde mwiza kurenza kuri nakoresha Calafiori. Ikintu batandukanye n'ikindi, ikintu batandukanye n'ikindi apana mu kibuga konsinye waha Hincapi konsinye wa ikintu watuma Hincapi na Calafiori yigenemera ko yakiguha, ariko leadership umuntu bita Piero Hincapi ni murida nyine naturally. Ni cyerekana yuko Hincapi avuye ahantu yarayoboye equipe ubwe. Uko tubona Gabriel Magalhaes uko nguko ameze niko Hincapi yari ameze muri Leverkusen yabaye champion. Leverkusen imwe mu makipe yari igiye kuba amakipe amwe mu meza muri iyi myaka 10 tumaze kureba. Wakongera ko ari umuratino iyo baza gutwara iriya Europa League nyeka imikino mike yabatsinzwe yari ko ari mu ma equipe ari entertaining twabonye muri iyi myaka 10 ishize. Ikindi kongeraho ishyaka ry'abaratino rimurimo muri we cyane. Urabona rero no umukinnyi mwiza biri buze kwita biguha complete defender kurusha Calafiori. Ariko bidasobanuye ko Calafiori mu mikinire ari mubi. Nje nemera yuko icyo Arteta yatuma mu buryo bw'imikinire icyo yatuma Hincapi na Calafiori yakiguha, ariko akiyongeraho ishyaka Latine nyine ukaniyongera na leadership y'umukinnyi utarigeze uba mu ibaba ry'umuntu wari we wese. Ndagira ngo mwitegereze Hincapi na Gabriel Magalhaes ubwe ntabwo ujya ubona muyobora muri la defense. Sibyo ubona Hincapi nyine natural leader nawe ni muri rwose. Sinzi namwibuka umuntu bita Ben White akiri muri iki kibuga. Ben White wabona gahunda y'abantu batatu barida batatu yari Saliba, Gabriel Magalhaes ndetse na Ben White. Hajemo Timba ndetse na Skelly n'abangabandi ukanone n'abarida babiri. Saliba nyine uri Saliba, hakaza Gabriel Magalhaes uri aggressive bisanzwe mu defense rumeze kuriya. Hajemo Hincapi ubona cya kintu cyarabuze muri Ben White. Hincapi arojesa cyongera mu buryo bwa leadership. Nje nicyo kintu mbona niyo edge ntoya mbona arusha umuntu bita Calafiori, kandi icyo ntabwo ari ikintu cyoroshye s'il vous plaît. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Buriya defense ifite abarinda batatu mw'abantu mwe hahandi buriya Gatariana wo kabumuru okotera kure bo ni mu mikinire rega nge ikintu nshaka ni contradiction. Reka no buryo bw'imikinire ni byose ibyo byiza kuba turi no kubura umwiza muri abo reka no ikipe kwa gashingiye ariko ntabwo nayo nagasoro no kuvuga mvuye kuri izo transfer nangiye ko credit umuntu seze yatangira rwose yembwe transfer ikiba yego ari ya Bundesliga cyane. Mutajiburi rambwe ati izi mvune zimutari twa Calafiori azavunika rimwe kabiri ariko azamvuka gatatu uyu nagifata zabagiye azasanga byaha habera ka nyuma yangiye ko nijyambwira nyuma yo kuremera iryo soko turebe imikoreshereze y'aba bahungu uburyo bose bazamuye level, uburyo nta numwe ubura umwanya muri groupe ya Arsenal nacyo ni ikintu kidasanzwe. Tujya straight ku mukino muri weekend, igitego cya mbere ni Max Doman, Piero Hincapi na Victor Yokles bose off the bench n'abandi bose tactique umutoza yakoze. Uri kumva igitego n'igitego cya kabiri nibo n'abantu batatu bavuye ku ntebe y'abasimbura nibo bakoze ibitego. Arteta ivode ni wazanye kota ya Arteta avuga ngo aba bantu ntabwo ngiye mbita aba bencher n'aba finishers n'abantu bankorera umukino, sibyo baraje bari igitego cya mbere
igitego cya kabiri nabwo ni niba ukora ibasa ni Victor Yokles ukiriyarinze ujya kwa Martinelli n'ubundi Gomana arawutsinda n'ubundi n'abantu bavuye kuri bench niba atari batatu Martinelli wakoze akazi kadasanzwe ku gitego cya kabiri noneho cyane abantu bamushimiye cyane tactically urkumva kumenya ko Bukayo Saka buriya kuba playmaker ntabwo ari position cyane ni role kuvuga ngo nakora hari abantu baba aba playmaker kandi bari bahagaze kuri nimero 9 cyane Robert Firmino yarabikoraga uwitwa Ronaldo Phenomen nawe yari playmaker kandi ari kuri nimero 9 sibyo abandi nka Messi ashaka playmaker ari ku ruhande cyane gutya abandi babikorera hagati ni nayo mpamvu nabonye n'abanemaye mwabonye statement ya John Terry nayibonye cyane avuga kuri Doma yaherukaga rega biriya niko Messi yakinaga keza yego niko ngo Messi wamushyiraga hariya akaba ariho yinjira ariko akagushwanyaguriza mu kibuga hagati ni ukuvuga ngo umuntu yitwa Bukayo Saka na Max Doman base nk'abakina ku ruhande rumwe Saka adropinga ajya inside urumva kubera ko wenda nizo ngufu z'umubiri ni experience yashobora guhangana na Everton yari ikomeye cyane ya block yabo muri central back yabo Max Doman kuko no kuransira mupira ni espace gadi yabikomoje aravuga ngo uyu mwana ntabwo Everton yari washingaga kumumarika uri kumva icyo kintu Frank ntabwo bihutira kumwima umwanya wo gukiniramo ariko Bukayo Saka nafata umupira babiri baraba bamuriho reka ndekiramo Bukayo Saka ushobora kunyicira iyi game ku ngambere nabonye tactique ya Arteta kuvuga zo mubiri ariko nshyiremo uyu muhungu urumva naguhaye amashyi ariko aba kujemera n'ubundi ariko urashaka ndi uri kumva reka San Antonio uvuga ngo n'uyu muhungu ufitemo ubu Odegaard cyane reka muzane mu kibuga akine hano urumva aho Victor Yokles we ubwe abadefenseri babiri agendana nabo cyane mwongeraho Bukayo Saka amwegere uyu muhungu arabona espace akiniramo sibyo uyu muhungu nawe ibindi ntabwo ari Arteta wabimuhayira n'impano yeremanywe cyangwa se yavukanye turaza kuyigaruka kuransa uri gupima urumva gupima uriya mupira ukawuransa aho ushobora gucrossing ukarenga abantu bose credit zindi zikajya kwa Piero Hincapi ubundi iyo ari muri set pieces Gabriel Magalhaes niwe wataka imipira kuriya iyo umupira warenze kuri poto ya kabiri Gabriel niwe ugarura undi muntu akaba yawutsinda igihe Gabriel atabashije kuwutsinda Piero Hincapi kwita buriya mupira gusoma rwa ruri mutari n'umwata kutari umuwinga uri umugitabo cyane ko waje mbona igitabo cya mbere Pickford none ngiye kuvuga igitabo cya mbere nawe mbona Pickford avuga yuko rwose ari nikosa ryo of course ari wagitanze muri rwa mupira umuzamu experience umuzamu yari kubigenza ate urapira wararengaga tuyenda gake uriya mupira uri umuzamu usohotse ukora igishoboka cyose umupira ukawukoraho kandi wari muremure oya umva hano ikosa riri umva hano ari ikosa Evo yari yangaje avuga ko umuzamu mu gihe baro ije kuriya kugira ngo usohoke uve mu mwanya wawe uratekereje gukora kuri ya baro ugomba kumerera shuwa ko atari muri yawe icyo ukora kuri iyo baro ubuhanga bw'umwataka se bubaho gute urumva ni ukuvuga ngo icyo ndacyemera pe niba umuzamu ntabwo bukora ikosa ry'umuzamu Antonio ndabyemera niba umuzamu bo bagiye gutuma rutayizamu agera ku muzamu ishusho ikora kuri YouTube wowe niko kuri kazi kabo se umupira imagine yuka neza tugendere neza umungu witwa Doman uvuye ku kirenge cy'uyu mwana cya Doman tibyo uri mu kirere nk'upimye uriya mupira wajya Iniesta afite washaka n'ubu Iniesta niwe wazijya guzana baro yawitabira Iniesta yazanaga baro n'ikiganza akayiguhereza ngo cyane niko na biriya byari bimeze 100% cyane umupira direction wazagamo nundi deja amaze kurenga aba defense naho na yere credit Max Doman cyari timing yanya y'umuzamu kuvuga ngo ni wakwiye credit ndasohoka ryarinze gufata umupira arega kubera ko nimba wajya soke umupira mwe muremure uzi ikintu nemera niba ubona baro iri kure uragikwirirwa ujyayo guma kuko igitego n'ubundi bagitsinze ariko sura umuzamu n'abaye umuzamu abaye umuzamu erega ibi bintu bishinja amakosa yo kudasohoka kikazirizwa ibintu mu gihe baro yarenze abadefanseri bawe uyibona oya nese wategeza kwibaza nyine buretse kugira ngo ubure umuzamu usohoke mu izamu ugiye gukora kuri baro ugomba kumekinga shuwa kiriya baro uri buyifate cyangwa urayikubita hari igihe reba noneho reka so warenze Donnarumma reba kariya kantu akajeste ko kubura gusa byonyine
kandi uri kumva hari muri center bari hagati ari benshi ariko umukinnyi nabona umuzamu we yaje ntabwo ari buze kumubangamira cyane kuko namubangamira ashobora kumubuza gukora kuri uriya mupira nawe nawukora bigatanga igitego umukinnyi ari buze kumuberekera mu buryo bumwe cyangwa ubundi nayihusha rero umukinnyi nari mu kirere in action yirinda kuba yabangamira umuzamu bari buze kugwa mu maboko atari ayabo aribyo byabaye kuri Piero ahita yigarura hariya iki gitego kredi ya mbere na mbere ni Doman iri kwere kuri umupira n'umwana witwa Max Doman cyane namayizana ngo ntabwo yatekerezaga kuri Barrow amwe nabitekereza kuri 100% cyane kandi ariko none kwanda rwa Everton bakwiye kugisabira imbabazi umuzamu wabo niwe wa mbere ahubwo wagiteye wa mbere rwose wagiteye ubundi kredi zamu Gyökeres yarahagaze wenyine umupira atereka muri file ubundi kredi ya ariko Piero nawe ntiwamurenza kredi ya mbere ni ya Doman iya kabiri kuri cya gitego ni Pickford iya gatatu ni umwataka ese Pickford uramuha kredi muramushyira umwataka niko nyine mu bagize uruhare muri kiriya gitego mu bakereje ngo kibe iri kumva ni Doman Pickford hakaza none umwataka ari hano yarahagaze papa hariya buri ngiye niho mbashaka cyane bariya bataka bahagarara hariya ariko uzi kuba ufite umwataka mbere uzi kuba wambaye nimero 9 n'ubwo wenda yokoresha atari yambaye bari kagera hariya hakabura umuntu uyikoraho kari gorale neza yarakarimo kariya ka uhituririmba agahinda kakanyabo yaba ari Jesus ngo urebe ko bamubona yagomba kuba Jesus nyine nibyo twavugaga cyane Jesus na Kai n'abataka ba profile buriya Merino hariya yahaba amahirwe menshi kurusha uko wahamubura se Merino kiriya yagitsinda ntabwo wahamubura hari Merino hariya yaba hari pourcentage nyinshi kurusha Kai na Jesus icyo igitego cya kabiri rero n'ubundi Everton yamaze gutsindwa igitego cya mbere ko yabagize mu minota ya nyuma Arsenal morale kuri Emirates itangiye kuzamuka avuga ati n'undi ni kama mbaya tugenda ngo tubonye umupira w'umutekano corner katwe tuzamuka tugiye kwa twabona igitego kuko Pickford uri muzamu kugira ngo azamuke ajye muri kona abizi n'ubundi yuko nta mahitamo abiri ekipe irabona igitego cyangwa se yabo iry'ikindi niko bimeze ni ukubanga igihe n'undi biba biri predictable niko bigomba kugenda buri mwaka byibura tubona abazamu biruka urikumva fra buri mwaka tubona abazamu birukanka inyuma y'abataka nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa eshatu muri Premier League noneho biriya biri Martinera buri mwaka tubona rwose abazamu gusa Pickford mana yanjye none tena Dot McNeil umupira bawukoza wa defense y'ikipe Arsenal Pickford rwose ku muvuduko wasa nk'ushaka no kugira ngo usubizemo yarari ni contention ariko biranga bakuraho yego nanuza na Gyökeres yego kumva igitabo iri kumva fra arabizi neza Pickford yuko inyuma nta wundi muntu uhari arangije ndagira ngo fra itegereze uburyo Gyökeres uwo mupira yawukuyeho neza Pickford itegereze uburyo Pickford yaretse umuntu bita Victor barakayikuraho mu buryo bworoshye azi neza ko nta muntu asize inyuma byibura ntanamubangamire ntamwegere ntagire iki byabaye yego umupira rero umara kuvaho kuri control n'umutwe umwana muto cyane witwa Max Doman awukoresha n'umutwe umupira ujya ku kirenge cy'imoso ndacenga umuntu abanza kubite witwa Frank Dosbarhol rwose icenga hatari ridasanzwe rwose asa nk'ukuba uyu ni Michael nuko abanje kuyirya akurikiyeho Dosbarhol nabanza ku mugongo hasi karaka hol niko karenze cyane aramwirukansa ariko abo ngo bava tunageza ko bashaka kurya bwose bamugeraho ari kwitwa Martinelli wese ugira ubwenge nk'umukinnyi uzi neza ko ibitego bitsindwa ajya kubangamira Vital'o Mayikoneko kugira ngo ataza kuba yakikira akazi cyane atekamo hano nari nzi ko Diamond Mupira agiye kupasa kwa Martinelli abantu bose ariko niko babitekereza niko kuri kandi neze wa mupazo imbere umva ukuntu bimeze abantu impamvu bamushimiye n'umwana bavugaga ngo ku myaka afite ni contre attaque bateye ashobora gutekereza akavuga ngo kubera ko Martinelli andi mu mugongo reka mushyire imbere n'ubundi baza kumufata icyambere naza kurata iki gitego bakabikiraho uzi ko bari abana bo mu kademi abafite n'ubushobozi buiterera hari ikagera nyine buretse se mve evo nyine icyo tuvuga reka mitangaruka kuri wa muntu atagitsinda wa muhungu muri Liverpool yavuze ngo n'ababeshyi yaba ari ngewe
ntabwo nari gukora ziriya metero wa mwana wakoze cyangwa ngo njye gucenga uriya hano muntu harabawupa nari guhita mutera ukajyamo cyangwa se ukajya hanze niko we yavuze uri kubyumva noneho wagerayo ariko ubwo iyo koroneri imbere y'uko bayitera mbere y'uko iyo kontrataka iba uwitwa magaresha n'uwitwa sarida bakuye n'umwana bamubwiye ngo va muri duweri igenda hariya wewe urimo kubyumva ngo bamwirukanaga avemo arajya muri duwera va muri duweri wowe ugende aragenda umupira awukoraho yakoreshaho kiriyaringa ntabwo yari yabiteguye kuwupasa maritineri oya maritineri awukora awukozeho ugwa ku kirenge cy'umwana umwana kubera ko buriya uyu mwana ngo no muri arisenali y'abakuru ariteta nabyo yabigarutse avuga ko ni umwana ariko uri kumva ariteta yabigarutse avuga ko n'ibindi biriya n'ibintu asanzwe akora mu myitozo arabacenga bano badefanseri ba magaresha na ba sariba iyo afite umupira arabacenga ikintu baba bamurusha n'imbaraga ahubwo ngo ubwenge yakoresheje bwatunga ari umutoza ari n'abakinnyi ni uburyo yabonye ko abakinnyi babiri baje agacenga umwe akavuga ati n'indi ndamucenga yamajije kubikora mu by'ukuri yarebye inyuma murebe muri ya video yarebye inyuma inshuro ebyiri barimo kwirukanka maritineri amuzi inyuma abantu babonye maritineri yaganaga ahantu hasa nk'aho ashaka ko bamuha pasi cyangwa batera umupira imbere umwana arabibona abibonye ko maritineri yaje arongera asubira inyuma arongera areba inyuma abona y'abandi bantu babiri maritineri ngo yamubwiraga nka bya bindi uyu muhungu ramosi yabwiraga fede cyagiye maritineri we yamubwiraga ngo go and do it nibyo we yamubwiraga atone kuteka mize uri kubyumva yambaye nishimye we yamubonye ko umwana atangiye gucika intege areba inyuma aramubwira ati go and do it aragenda baza ari babiri noneho maritineri abona ko barashaka kumugeraho umwana nta kindi maritineri yagiye guproteje umwana iriya je nayikunze njye n'ababeshyi uburyo yamuproteje yahindukira akabona bari kumwe aragenda umupira awudepoza ari wenyine so icyo ni ikintu utapfa gukina uri nkandese kavuge ninde muntu udafite tara wahitubuka akagiterara nk'amaduweke ntabwo biriya yabikora oya gada tekinisiye hatari we vuga ba nimero 9 uvuze wanga cyangwa ariko umuntu wese umuwinga wese umenyereza reaction ikintu bagomba gukora ni protection nyine ni ukuvuga ngo ntabwo waba ukina i Burayi utatekereza ibyo maritineri yatekereje wongeye ndavuga ibya karakana kuko udahita gatera umupira kuko n'ahandi yabikoze ngo bimwangire ni rimwe abenshi barabikora ariko bikanga kukivuza ku maduka nyine njye ntanze urugero ubonega hari umukinnyi cyangwa umubanira ibintu yabareka gato genda mukunda umukinnyi i Burayi uri kumva genda mukunda uri kumva hari umukinnyi uzi i Burayi na Juvenal ntiyabikora amasinya yo guteguje yuko kuri maduka nanjye sindanya nkubabarira ndahira bitavugisha ukuri kompa ako kanya ariko ubu wese kweka ibyiza bye ntubivuga hanganga uzuvuga uti yakinye neza se tubivuga yari yakina neza se tukabyanga madure ko munenze transfer ikiba ariko niba uracyayirenga kuko nta kimaze kuri ndabeshye se cyo nagira ngo ntaye nkubabarira ariko video yayimayo yambise ya video yambise y'iminota 6 ndaza kuyikwiba reka ariko ze nikomereze wimvangira ubundi uyu mwana uburyo uri kuri domani baribuka sezi ishize yagiye muri pre-season nk'abandi agenda afite imyaka 15 mwabonye ko bagenda bundi ari abana ba Arsenal benshi ariko we akora imyitozo by'umwihariko mu ikipe nkuru reka noneho nge domani wa nyawe ibibundi bayikurahe uyu ni umwana neza zivahe yego uyu ni umwana w'umwongereza ariko amaraso afite ubona umupira kimwe ubona atari umwongereza piyo ubona wagira ngo ni nk'umubrezili uyu mwana yaje muri Arsenal ku myaka 4 yarabonwe nande mu Bwongereza hari ikintu bita cage pitch murabizi ni ibibuga nyine ariko bitoya utubuga twinshi ahantu henshi ndakeka utuzi wa Anthony batorezamo abana mu Bwongereza buriya ni kimwe mu bihugu bifite byinshi kurusha ibindi uyu mwana rero nyina yaramugendaga yaba mucyuye cyangwa bavuga kuri supermarket akabona uko abandi bana bakina nawe akabyifuza noneho atangira kugenda mushyirayo arebe umugabo amucaho arimo gufunga kabaro nyine rakana k'imyaka ine rero umwana nawe w'imyaka ine ukuntu abangana aramubona akunda uburyo umwana arimo gukontorora baro atayitinya ku myaka ye aragenda yari muri Arsenal ababwira ati njye nabonye impano ariko imyaka afite ni mike
sinzi niba ari cyo mwakora uyu mwana mukagenda mukamuganiriza ababyeyi be mukabaganiriza baragenda baganiriza ababyeyi be barabyemera ko aza muri Arsenal batangira kumwitaho yinjira mu kademi ku myaka 7 nk'ibisanzwe wabize munsi yayo biba bigoranye ku myaka 7 nk'ibisanzwe ku myaka 13 yari atangiye gukina mu batarangije 18 ba Arsenal ku myaka 13 yakiniraga Arsenal y'abatarangije imyaka 18 ku myaka 14 nyuma y'umwaka umwe yagiye gukina Arsenal y'abatarengeje imyaka 19 ndetse ku myaka 15 na 14 yakiniye Arsenal y'abatarengeje imyaka 21. murumva ko iyo mpano ni impano nyine itapfa kuboneka, ni erema exceptionnel ku myaka 14 kujya mu bantu ba 21 ku myaka 15 ugahamagarwa muri equipe ya Arsenal nkuru. Hari undi mwana nago nibuka izina rye afite imyaka 14 Ariteta we niwe wamwizamura yavuze ko agomba gukora imyitozo mu bakuru buri gihe ni hakorera. So Domani rero ubona ko kuri Ariteta ntago byamutunguye, ahubwo Ariteta yavuze ngo igitego si kintunguye, ahubwo ko mudatungurwa n'umupira n'uburyo yaje agahindura game, kuko niwe wahinduye game urebye mu magambo make, niyo muntu waje ahindura umukino kubera ko ntagira ubwoba, yakuriye muri ibi bintu. Mu myitozo aba bagabo bakuru arabacenga, mu myitozo Declan Rice we bamubaza yavuze ko ni ibisanzwe nyine yarabimumenyerewe Domani kuba yabikora, ni nkuko n'undi mukuru yabikora, nibatanga ariko ari umwana ariko yakoze ibintu n'ubundi mu myitozo akora. Hanyuma rero ubwo Antonio dusoza kuri uyu mwana, twizere yuko muri no minsi ya nyuma cyangwa se gitego yuko Ariteta agiye kumukosha cyane muri no mikino isigaye, kubera ko icyo bagaragaje ngira ngo Ivenifu niyo wenda bitete tumbagiza ku rundi rwego rudasanzwe, kuko arakeye mu myaka 16 yabaye umukinnyi utsinze igitego muri Premier League muto cyane kuruta abandi bose witwa Max Doman, ariko byibuze mwetse ko mu mikino ari aho yakinirwa kandi yafasha. yeretse Arsenal na Arteta ko ni impano yo kudatakaza, sibyo? 16 n'iminsi 73 Etan arabacitse, umwana yarabacitse kandi nawe yagize potential zo kuzatwara Arsenal igihe kirambye kiri imbere, sibyo? Ndibuka development ya Ntwaneri nawe nise nshaka kubaza gadi ikibazo ni development yatangaga icyizere cyane. So ni question yo kumenya ngo turakora management y'uyu mwana gute, development ye tumurinde amariske menshi, ubwo kumexpose ku mvune, ku mikino imwe n'imwe yagenda imunaniza, ariko nanone iyi mpano tuyirere tuyikuze. Ntabwo ari ikintu cyoroshye muri Premier League kurera umuhungu w'imyaka 15-16 uri bukinire kuri iriya pressure, uri bukine imbere y'iri ambiance mu stade yo muri Premier League, kandi at the end ubazwa n'umusaruro week in week out. Arteta rero kumanaging ibyo bintu, iriya mpano ndatekereza ko yazaba na umwe mu batoza bahaye umwanya impano imwe mu zikomeye muri generation cyane. Max Doman ngo nuko rero bimeze, Arsenal atsindaga ikipe ya Everton ibitego 2 ku gitego ku busa, sorry ngiye kukiba mu nyita harya ubu screen sheet ya kabiri bikurikiranya urumva. Man of the match ni kimwe kubusa kuri Brighton. Man of the match aba Max Doman, umwana rwose yagize amagasanzwe cyane rero. Hanyuma sasa rero twamaze kwinjira mu bireba